Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha. Umugoroba mwiza abakunzi basanze rero, ni karibu cyane, nongeye kugaruka kandi ndishimira mbaha ikaze mu kiganiro n'ubundi tumaze kumenyerana, cyangwa se amateraniro dusanzwe tubanamo umunsi ku munsi cyangwa se buri cyumweru nk'uko mumaze kubimenyera. Isabato nziza rero kuri buri muntu wese ubasha kuntega amatwi, ubasha kuvugana nanjye, ubasha ko tuganira, umuntu wese wishimira ko tuba turi kumwe muri aya masaha. Nongeye kubasuhuza rero mbaha ikaze kugira ngo muri aka kanya tugiye kumarana kaba ari gatoya ariko kaba ari akanya k'umumaro. Ndizera rero iki cyumweru gishize cyarababereye cyiza, kandi n'uwo bitagenze neza arushaho kwihangana no gukomeza gukora no gukomeza gutwarana ndetse no kwizera. Kandi abarimo batamerewe neza, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba urwaje, ushobora kuba ufite impamvu iyo ari yo yose ishobora gutuma utari mu mwanya umerewe neza, ariko ndakwinginga kugira ngo cyangwa se ngusabira ngukomeza kugira ngo muri byose turushaho kwihangana no gukomera, kugira ngo umwanya tuba tugiye kumara turushaho kwegerana imitima, turushaho kubana neza mu kanya gatoya tuba tugiye kumara. Nk'uko mumaze kubimenyera nk'ibisanzwe, ni akanya ko gutangira isabato ndetse no gutaramana namwe, kandi ndabizi ko bibanezeza. Uyu munsi rero nk'uko gahunda yacu y'amasaha makeya ibiteganyijwe, muzi ko tubanza gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma twamara gusoma ijambo ry'Imana tukariganiraho akanya gatoya katarambuye cyane, kadatwaye umwanya munini, kugira ngo turusheho kwibutsa ibyo ijambo ry'Imana riba ridusaba, kandi turusheho kwiyegereza no kumenya no gusobanukirwa ese ijambo ry'Imana ritubwira iki, ese ijambo ry'Imana riduhugura ku bijyanye n'iki. Uyu munsi rero twitegura gusoma, nateganyije isomo riri mu rwambere rwa Yohana igice cyaho cya 4 ku murongo waho wa 20. Mu gihe muri kuhashaka, nizera ko ushobora kuba ufite Bible hafi yawe, ushobora kuba ufite telefone hafi yawe, nizera ko ntashidikanya ko ibyo ari byose ufite kimwe muri ibyo ngibyo ushobora kwifashisha kugira ngo turusheho kumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko murabizi ko mbere y'uko tubumbura igitabo tugomba kubanza kwiragiza Imana ndetse no gusenga, kugira ngo umwuka wera amanukire kubana natwe muri aka kanya, ke kujya kaba impfabusa, ke kujya kaba sinzi ko nakita formulaire oya, ahubwo umwuka wera muri ako kanya gatoya tuba tubonye tuye dutegera amatwi, imitima yacu duhugurane, ariko tubishyizeho umutima, atari iby'umuhango gusa, ahubwo bijye birushaho gukomera mu mitima yacu kugira ngo bitwizeze kandi bitwiteguze kugaruka k'umucunguzi. Ntatinze rero, reka wowe unkurikiye, wowe turi kumwe, wowe turi kujyana muri uyu mwanya, wowe wafashe akanya ukakama kugira ngo tuganire, hanyuma twicishe bugufi mu mitima yacu maze dusenge Imana. Uhoraho Mana nziza, Mana ikiranuka, mutanga bugingo, Imana igira neza, Imana y'impuhwe n'imbabazi, Imana y'urukundo, Imana itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi mu biganza byayo, Imana y'ubutware n'ubushobozi, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana idukunda kurenza uko twebwe tubitekereza, Imana ibabarira nk'uko imbabazi zawe ari nyinshi zirenze ibyaha n'ibicumuro byacu. Turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waturinze mu buryo bwose butandukanye, tugushimiye ko waturindiye ahatandukanye, tugushimira ko na n'ubu kiturinze, kandi ijisho ryawe rituriho mu bihimbarizwe. Ni iby'igiciro cyinshi mu maso yacu kuba turiho duhumeka, ntacyo twatanze, ahubwo ni imbabazi n'umugambi wawe kidufiteho. Turakwinginze kugira ngo turinde kubipfusha ubusa, ahubwo duhe kwihana no kwicuza mu mitima yacu, kugira ngo turusheho gutunganya ibidatunganye, kandi umwuka wera arusheho kutubashisha ibyo tudashoboye kubasha, kugira ngo utwiteguze kuza kwawe. Nuko aka kanya uba uduhaye rero ko kuba mu mwanya wawe no kwegerana nawe no kuvugana nawe, reka ijuru turirarikire kugira ngo ribane natwe. Umwuka wera arushaho gusobanurira imitima yacu no kutwigisha cyane cyane ibyaduhesha ubugingo, kandi bikazatuma tubana nawe mu bwami bw'ijuru. Nibyo ngusabye nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Ijambo rero nateguye ko dusoma nkuko nari maze kubibabwira, ni mu gitabo cya mbere cya Yohana ku gice cyaho cya 4 umurongo waho wa 20. Haravuga ngo, umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Tugeze ku murongo wa 21, ko ni 20, umurongo wa 20 kugeza kwa 21. Reka nsubiremo kugira ngo
tuze kujyanirana. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye, kandi ufite iri tegeko ryavuye kuri yo ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Iri ni ijambo ry'Imana ribitubwira, ntabwo ari jyewe, ni ijambo ry'Imana. Buriya igitabo Bibiliya ni igitabo cy'ubuhanga, ni igitabo gifite impuguro mu buryo bwose bwuzuye, mu by'umwuka no mu by'umubiri. Amategeko n'imigani byose bibamo, bitwigisha, biduhugura mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mwanya wose, aho waba uri hose, icyo waba uri gukora cyose, byose bitubwira cyangwa se kigerageza kudukebura. Urwego waba urimo rwose, umwanya waba urimo wose, Bibiliya irakureba, iratwigisha mu by'ubwenge, mu by'umwuka n'iby'umubiri, byose biba birimo. Amategeko haba mu kwirinda mu buryo bwose bushoboka. Ni gute wambwira ngo uzakunda Imana udakunda mwene so mu bana? Udakunda mwene so mu bana, udakunda mwene so musengana, udakunda mwene so mubana mu nzu, udakunda mwene so mukorana mu kazi, udakunda mwene so ahariho hose, ahantu hose waba uri, ni gute ushobora kumbwira ngo uzamukunda kandi cyangwa se uzakunda Imana udakunda uwo mwene so mwegeranye? Ntabwo bishoboka. Bibiliya iratubwira ngo ntabwo ukuri kuba kuri muri wowe. Mbere yuko dukunda Imana, mbere yuko uvuga ngo ukunda Imana, mbere yuko uvuga ngo uri umuntu w'Imana, mbere yuko uvuga ngo nemera Imana, mbere yuko uvuga ngo nsenga Imana by'ukuri, banza urebe mu mutima wawe niba koko ukunda mwene so. Ese ubabarana nawe? Ese umwifatanya mu bibazo bye? Ese umutega amatwi ukamwumva? Ese ushobora kumuha inama yamwungura mu byo ari gucamo? Ese ushobora kuba inkingi yakwegamira mu mwanya we? Ese ushobora kuba ushobora kumubera inkomezi mu mwanya yaba arimo, cyangwa se umubera imbogamizi, cyangwa ukamubera inkomyi, cyangwa ukamubera intandaro yo kuba ashobora no kwisanga mu kibazo? Ni ikibazo rero, kandi ni ijambo ry'Imana ribitubwira ko kuvuga ko ukunda mwene so, nyamara kuvuga ko ukunda Imana nyamara ukanga mwene so, ubu uri umunyakinyoma, ubu uri umunyabinyoma. Kandi ni ukuri nibyo byeze, usanga umuntu mubana ariko ikintu kijyanye n'uburyarya kiba mu mitima y'abantu usanga kiri ku rwego ruhambaye. Urukundo ntarwo, urukundo rugenda ruyoyoka, hamwe ushobora gusanga n'abantu bavukana ariko ugasanga harimo kubeshyanya ko udashobora gusobanukirwa. Ugasanga umuntu kumuvugisha ni umusaraba, ugasanga umuntu uramubonye ntukeneye no kumusuhuza, ugasanga umuntu murabana, murigana, murakorana ibintu byose, ahantu hose muba muri kumwe, ariko akaba uvuga uti sinshobora guca hano kugira ngo ntaza guhura nawe kugira ngo musuhuze. Biratangaje kubona umuntu avuga ngo ngiye gusenga, ariko ukaba uzi neza ngo nimpura na runaka simusuhuza. Muvandi, wambwira ngo uko kujya gusenga, uko ujya gukora umurimo, uko kujya gutanga izindi serivisi cyangwa se n'umurimo twita uw'Imana, ariko muri wowe ufitemo icyo kintu, ya Mana ugiye gusenga, ya Mana ugiye gukorera, ese uzingira guhemba iki? Uba ugiye kwandikisha iki? Ni ikintu gikomeye cyane kandi kiri mu bantu benshi, kiri mu miryango, kiri ahantu hose, kiri mu nsengero, kiri ahantu hose. Usanga icyo kintu kiri mu bantu. Satani yamaze kutubibamo imbuto y'urwango rudafite ishingiro. Satani yamaze kutubibamo imbuto y'ishyari ridafite icyo rishingiraho. Satani yamaze gufata imitima y'abantu benshi, kandi yahereye n'abitwa ko bari mu nzu y'Imana, yahereye kubitwa ko bari mu murimo wayo, yahereye kubita ko ari abakozi b'Imana cyangwa se abantu b'Imana, abantu bita abantu b'Imana, ariko ugasanga ukuri ntikuri muri bo. Ugasanga ikinyoma cyangwa se uburyarya nibwo bwuzuye mu mitima y'abantu benshi. Ariko twibuke ikiri somo ritubwira, umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma. Icyo tukizirikana, tuba turi abanyabinyoma igihe cyose wumva ukora ikintu kinyuranye n'umutima wawe. Hari ikintu gikomeye kiba mu bantu kandi batajya babasha gusobanukirwa. Ntekereza ko umujyanama mukuru w'umuntu tugira
usibye no kuba wasoma n'ijambo ry'Imana, usibye no kuba uvuga ngo hari amategeko runaka agenga iki kintu, usibye no kuba wavuga ngo aya mategeko tugenderaho naya atubwira, atubuza, atwemerera, aduhagarika, twereka aho tutagomba kurenga. Icyambere tugomba kumenya nuko dufite umutimanama. Igihe cyose umutimanama wawe uzakubwira ati ariko iki kintu, ukatungira urutoki ukabwira ati iki kintu ntugikore, iki kintu wajya gukora ikintu ukumva umutimanama wawe ntago biri guhura, burya nakubwira inama yo kudakomeza guhatiriza kuri icyo kintu, kuko niwo mutimanama tugira kandi n'utwigisha, n'utwibutsa, n'udukomanga, niwo mutimanama Mwuka Wera akorana nawo kugira ngo atubuze kuba twajya hano, kuba twaca hano, kuko imbere hashobora kuba hari umwobo umuntu ashobora kugwamo. Niwo tugira utuburira kenshi, inshuro nyinshi cyane. Ariko reka tugaruke kuri iri jambo, umuntu wese unteze amatwi, umuntu wese wampaye umwanya kugira ngo tuganire ku cyo Bibiliya itubwira. Nimba uvuga ko ukunda Imana, nimba uvuga ko ukorera Imana, nimba uvuga ko uri umuntu w'Imana koko, ariko ukaba udakunda mwene so, ukaba utamubera inkomezi mu rugendo, ukaba utamubera inyunganizi, ukaba ushobora gufata umwanya wo kumupangira ibyamugwa nabi, ukaba ushobora gufata umwanya wo kumutekerereza no kumugambiriraho ikitari cyiza, menye ko icyo gihe wahindutse umunyabinyoma imbere y'Imana. Ibyo ukora byose uri umunyabinyoma, kuko hari icyo utari kuzuza, hari icyo utari kurenga, hari umurongo wananiwe gusimbuka, kandi uyu murongo kuwusimbuka ugora benshi, kuba runaka tutumva ibintu kimwe na runaka, ubwo ntabwo ari cyo bisobanuye. Nshuti, tugerageze kugira ngo twumve icyo umurongo cyangwa se ijambo ry'Imana riba ritubwira muri uyu mwanya, nicyo ribereye kugira ngo ritwigishe, riduhugure, turusheho kumenya icyo tugomba kwanga n'icyo tugomba kureka, tumenye urugamba tugomba kurwana urwo ari rwo, twe kwishyiramo ariko tutazi aho turi kwijandika nimba dushobora kuhikura cyangwa tutari buhikure. Bibiliya rero ni igitabo cy'ubuhanga kandi cy'ubwenge, cyigisha umuntu wese ubishaka, gihugura umuntu wese ukeneye kumenya, gihugura umuntu wese ushoboye kwiga cyangwa ukeneye kwiga. Reka tujye dushimira Imana yaduhaye Bibiliya kugira ngo irusheho kudukebura, irusheho kutwibutsa, irushaho kutwigisha mu rugendo rwacu rwa buri munsi rurerure kandi rugoye. N'urugendo rugoye, amagambo nasomye, kwihana n'urugendo rutari none, rutari nejo. Umuntu ahora agwa akabyuka, akagwa akabyuka, ariko dushimira Imana ko iduhugura mu buryo bwose bwuzuye. Ntabwo yigeze idusondeka ngo itubwire igice, ahubwo byose yarabitubwiye, ibitubwira binyujije mu gitabo cyayo cya Bibiliya. Reka rero mbashimire kandi turusheho kumva icyo uyu murongo watubwiraga. Umuntu niba wumva ko hari umuntu wanze, hari umuntu wumva ko hari ingingimira, banza ubikemure. Biroroshye gusaba umwanya cyangwa gusaba umuntu ukamubwira uti iki kintu ugikosoye byarushaho kumbera byiza. Icyo gihe rero turushaho kumenya kwiga no kumvira ijambo ry'Imana icyo ridusaba, turushaho kwimenyereza gukora icyo ritubwira. Ntabwo ari ukuvuga ngo uzabyumva kandi urabishyize mu bikorwa, oya, ahubwo ni urugendo ruhoraho, ni urugendo rutarangira ejo cyangwa ejo bundi, ahubwo muri byose, muri gahunda zose tugira, mu mwanya wose tubona, turusheho kwiga no kwigira ku birenge byayo, kuko burya Umwuka Wera ahora ari kumwe natwe, ahora twingingira, ahora dukebura, ahora tubwira ati aha, oya, yego, komeza, subira inyuma. Nicyo ijambo ry'Imana ritubwira. Turushaho kumva rero no kumvira ijambo ry'Imana mu mwanya wose tuba tubonye. Reka turarike Umwuka Wera kugira ngo arusheho kumva ubusabe bwacu, turushaho kujya ku mavi dusaba kugira ngo twumvire ijambo ry'Imana riba ritambutse, rigira icyo ridusigira, kandi twiga gukunda natwe ubwacu, bizatugirira umumaro. Nibwo tuzaba tutari abanyabinyoma imbere y'Imana. Tukaba tugeze mu kanya rero ko kongera gutarama turirimba, kugira ngo uyu munsi cyangwa se uyu mugoroba wo gutangira Isabato ujye urushaho kutunezeza. Abafite ibitabo by'indirimbo cyangwa se telefone, tukaba tugiye kuririmba indirimbo y'Ijana na 68. Uwiteka niwe mwungeri wanjye.
Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshye cyane, anyobora iruhande rw'amazi adasuma. Uwiteka asubiza intege mu bugingo bwanjye, nanyura no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni n'impumure, n'akaga kazantungura ndi kumwe nawe mwami. Untunganiriza ameza mu gihe cy'amakuba, unsagijeho imbabazi zimeze nk'amavuta. Wanyujurije igikombe cyuzura ubuntu, mwami ntacyo wisigiye ngo ubone uko ukingomwa. Mana y'ubuntu n'ukuri, ineza wangiriye n'imbabazi bizanyuma w'iminsi yanjye yose, nzakomeza nkuyoboke sinzateshuka, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Indirimbo y'Ijana na 68 niko yavugaga. Hanyuma tugiye ku indirimbo Ijana na 46, Yesu umwami w'abami. Indirimbo nkunda cyane cyane ariko Yesu umwami w'abami, ngwino ube muri njye, kuba ari jye uvuga ujye umvugiramo, unsabe mu mutima byengwe nawe rwose, maze abajya bandeba bajye bakubona. Ndakwiyeguriye ubuhezi ibyaha byanjye, ngaragare ubwiza bwawe buhebuje, ngira umutima utuje neguteraganwa, niyoroshye ngaduke ngo nkoreshwe nawe. Ingingo zanjye zose zigeze kumvira, uzikoreshereze zikubahirize, nekujya nivovota ngo mbore ku nkeke, ibimbaho n'ishyamba n'amahoro mfite, ni wowe ntegereje ungenze uko ushaka, ubwanjye niteguye simfite ikinziga. Yesu umwami w'abami, ngwino ube muri njye, maze ibyo nkora byose mbikoreshwe nawe. Mwakoze rero kubana nanjye, wari umugoroba nk'uko tumaze kubimenyera, mwari kumwe nanjye Sanze Reda. Ndizera twagiranye ibihe byiza kandi mukomeze kurushaho kugira amagara mazima n'amahoro y'Imana. Bye bye, naho ku wanyuma w'Isabato itaha.